Aime TV Show. Yo my people, hello once again. Are you good? Kanizere ko umumeze neza mugiye muhereye agiye atandukanye mu bice byose bigize iki igihugu. Turaje. Yo, ntitujya tubatenguha. Duha tubasezeranya kandi tubasezeranya turabikora kandi itubikora neza. Ni ibintu byacu, ni urukundo, ni passion, n'akazi. Tubifata nk'akazi, bizadutunga kandi biradutunze kandi bitunze benshi muri iki gihugu. Tubasaba iki? Tubasaba urukundo, tubasaba subscribe, tubasaba share, tubasaba like, tubasaba comment. Ni ibintu byanyu, ni mushoboye kandi tubisiko mu bishoboye kandi mu bikunda. Iyo mwakunze ibintu byanyu natwe duhimbaraga gukora ejo nejo bundi. Call me Aime, nitwa Aime, ndagarutse kandi kumwe n'abajene banyu, ryatsinda ry'abajene kabisa bahora bameze neza uyu munsi. Noneho ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu byiza byatari. Sinzi uko mubabona, ndakenera comment zanyu uyu munsi ku myambarire mubona hano uyu munsi kuri pano. Ndagira ngo Happy J usuhuza abantu nanone again. Hello. Umeze neza? Umeze neza. Welcome mu kiganiro again. Mwakoze cyane. Cognac, how are you bro? Fine. Umeze fresh? Fresh bro. Witeguye gutyo uyu munsi gutanga uruhare rwawe mu kiganiro? Umeze fresh nta kibazo, nk'ibisanzwe iyo naje hano mba nje gutanga ibifatika. Thank you so much. Tubaha ikaze. Ladies and gentlemen, my dear friend, what's popping my people? Ndagira ngo mbahe ikaze noneho uyu munsi twihute tubangura kabisa tuvuga ikituzanye uyu munsi. Tugiye kubaha full package, ni package ndende, ni ibintu bya hatari byiza biryoshye. A1. Keep in touch. Just make sure you're subscribed. Welcome. Uyu munsi ndagira ngo twihute. Twabwiye ko tuzatubazanira ibintu bitrending biri ku social media kandi bigezweho biryoshye, bifite inyigisho, sometimes birimo entertainment. Umuhanzi The Ben muramuzi neza cyane. The Ben buri mwaka agira igitaramo akora ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere buri mwaka. Gifite cyahawe izina rya The New Year Groove. The New Year Groove. Uyu munsi gitarangije hanga ntago ari ukuza kuvuga ku gitaramo kubera ko murabizi kandi amakuru agiye atambuka kenshi mwagiye mubona mu bitangazamakuru bitandukanye. Uyu munsi nka Aime TV Show twateranye twaje kugira ngo natwe dushireho umucyo tuvuge ese uyu mwaka bimeze bite, biteguye bite kandi bizagenda gute, byitezwe kugenda gute muri rusange kubera ko uyu mwaka noneho ni umwihariko kubera ko ni ibifi binini bizahurira ku ma stage, bizahurira kabisa ku rubyiniro ndetse bakereka abanyarwanda byinshi bafiti. Mu minsi ishize habaye press conference itegura kino gitaramo cya The New Year Groove cy'umwaka, aho The Ben yaje kuba agaragara ari kuganira n'itangazamakuru ndetse ari kumwe na Bruce Melodie. Ibyatunguye benshi kubera ko batari babyiteze kubera ko ubusanzwe bavuga ko The Ben na Bruce Melodie batarya imbizi, ariko kuri inshuro baje kabisa bagaragara ndetse banatubwira ko bafite kuzakorana iki gitaramo. Ndagira ngo rero natinze cyane, reka mpere kwa Cognac. Ndagira ngo Cognac utwinjize neza no utubwire uti byinshi bigiye birambuye kuri abagabo bombi. The Ben na Bruce Melodie bahora batubwira ngo nabantu batajya imbizi, nabantu batumvikana, ariko uyu mwaka tugiye kubona bose bari kuri the same stage bakubitira nyine abanyarwanda bahereza ibintu byiza byinshi. Ndagira ngo no utubwire izi mbaraga ubundi ziba zavuye hehe. The Ben nka nyiri gitaramo gupredictinga Bruce Melodie nk'umuntu bazana kuri pano cyangwa se kuri stage, ese nkawe nk'umumboni z'umusesenguzi bifitiye ihe nyungu igitaramo, biza boosting iki ku gitaramo nkawe nk'umusesenguzi urabivuga iki kandi urabibona gute? Welcome on the mic. Sawa murakoze. Nk'ibisanzwe ni Cognac. Mpereye ku cyo warumbajije kutajya imbizi kwabo, abantu babyumva muri context itariyo. Ntabwo kutajya imbizi ari uguhangana just urwango, oya, ahubwo buri wese ku giti cye afite fame. Haba ari The Ben Tiger B afite fame yumva ko irenze, na Munyakazi Bruce Melodie afite nawe fame. Icyo kintu abantu bazabanze bakiteho. Ntabwo kutajya imbizi ari mu buryo bw'urwango, ahubwo buri wese afite ibyo yagezeho kandi bihambaye. Rero guhuza abo bantu, guhuza iyo mikoranire nibyo kenshi bigorana,
bigatuma abantu bavuga ngo ntago bajya imbizi, ariko ntago ari ukuvuga ko batajya imbizi, bashoka bari n'inshuti mu buzima bugize ute busanzwe. Nihuta, iki gitaramo ni igitaramo cyiza gitegurwa buri mwaka na The Ben. Ndibuka umwaka ushize yari yatumiyemo ya mpano biramuhighlightinga bimushyira ku rwego rwiza cyane twakunze. Ariko kuri iki gihe cyo ntago biratandukanye, ntago ari umuntu agiye kuzamura, ahubwo ni abantu babiri barenze, sibyo cyo turacyemeranwaho. Kuri iki ngiye ukuntu mbibona, The Ben yafashe ibuye rimwe araritera yica inyoni ebyiri. Ngiye ndahamya neza ko ku gitaramo umufana azaba yuzuye. Nk'uko mu Rwanda twese turabizi neza ko amakipe arenze ari abiri, Rayon Sport na APR, ugasanga uw'Rutsiro afana Rutsiro yabo ariko yisanga muki ni Umuriro cyangwa ni APR. Mu by'ukuri natwe dufite abahanzi dufana ku rundi ruhande, ariko buri wese akagira abo yisangamo hagati yabo uko ari babiri, hagati ya Taigabi na Bruce Melodie. Kuri icyo cy'umufana cyo nta kibazo, cyo ndakeka ko rwose bagishyira amatiketi hanze, ndabizi sold out niyo niteguye ya mbere. Noneho ku kindi cyo nshatse kuvuga, hari ikintu ngiye nkeka ko The Ben ashaka gukonfaminga. Arashaka gukonfaminga who the best, who the first. Arashaka gukonfaminga icyo kintu hagati aho kizagorana, kuko wenda mbere ya iriya conference twabonye ibintu bitandukanye. Tuhagiye twumva ko The Ben ashobora kuba yaguze umufana, tubona Bruce Melodie Nyabugogo ukuntu bari bamushagaye abantu, just nyine uhita ubona umuntu uri popira kurenza undi. Ariko simvuze ko na Taigabi adafite fame, kuko nibyo bivugwa ngo yari yaguze umufana ntawe ubizi, ntawe bahaye amafaranga ngabe yaza kubishinja ngo barayamaye ngo nze kumufana. Rero bose ni abahanzi twubaha bakuru, ahubwo njye mpamya ntashidikanya ko muri kiriya gitaramo hazaboneka who the first. Yego, ariko ikiriho cyo nuko azaba ari igitaramo cyiza, azaba ari igitaramo kirenze, mpamya ko kizaba kiri muri bimwe mu bitaramo twize tugira bibaye byiza. Yego. Yes, urakoze cyane Kogunak. Avuze ikintu cyiza. The Ben yatangaje ko iki gitaramo cy'uyu mwaka kigiye kuza noneho gitandukanye n'ibyabanje, kubera ko yafashe bya bifi bibiri b'abantu bita ko hatiyavamo uwa mbere ndetse n'uwa kabiri mu Rwanda. Uruhande rumwe nka Team A kwa The Ben bavuga ko The Ben niwe wa mbere, niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda. Noneho ku rundi ruhande abafana ba Bruce Melodie ngo Igitangaza bamwita ko ari umuntu wa mbere mu Rwanda. So nyine hari izo mpaka ntabwo ziracika. Ntekereza ko The Ben yakoze ibi ngibi kugira ngo agaragaze noneho agaragaze umwiza nkuko izina ribivuga, who is the first. So icyo nakongeraho rero, ni uruhare rw'abafana, ni abafana ubwabo nibo bazaza gucimaka kuri uriya munsi itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, nibo bazacimaka bavuge ngo ese twe noneho turi ku ruhande rwa Bruce Melodie. Bazaba bigaragara. Ntekereza ko BK Arena izaba ashobora kuba amatike yashize yabaye sold out, bavuge ngo uruhande ni rwa The Ben, urundi ni rwa Bruce Melodie. Then bagire gute, bavuge bati noneho tubonye who is the first, nkuko izina ryo ribivuga. So niba ufite akantu wakongeraho watubwira mu minota mike cyane dukomeza kwa Happy J. Urakoze. Nanone ikintu nakongeraho nkuko bivuze, abafana hariya nibo bazajudginga, nibo bazadetermininga the first one. Ndabizi neza kandi ko bizabaho. Kandi ikindi kintu kiriho cyo nuko muri bo uko ari babiri, nubwo umwe ashobora kuza ngo ngende Taigabi, ngende Munyakazi, ndi uwa mbere ndarenze, ariko mu by'ukuri buri wese ashidikanya kuba ari uwa mbere. Buri wese abashidikanya. Taigabi araza akavuga ngo ndi uwa mbere, ariko akibuka ko hari Munyakazi aho ubutoroshye. Na Munyakazi yaje akavuga ngo ndi uwa mbere muri music, ariko
nawe abashidikanya neza ko hari Tiger B ariko mpamya neza ko umufana hariya muri BK Arena azaca urubanza kandi urubanza rw'abafana ntabwo rubera. Asante. Yego murakoze cyane. Happy J, ndagira ngo garukeho nawe none twihuta unatuganisha ku musozo ku kiganiro cyacu uyu munsi. Muri la press conference twabonye The Ben ahabwa ijambo aravuga ati I mean Bruce Melodie aravuga ati ngewe mu minsi 3 ndabona gusohora indirimbo yitwa Igitangaza. And then kundi ruhande bari bicaye bari bahagaze ibumoso The Ben nawe tavuga ati nange nasohoye indirimbo yitwa Indabo zanjye. Bivuze ngo kuri uriya munsi bazajya mu gitaramo cya the New Year Groove bafite bose ingoma ziri hanze ndetse zabaye ishobora kuba zarakunzwe kubera ko bazaba bazikoreye promo. So nkawe nka BJ nk'umusesenguzi dufite uyu munsi urabona zirandiri indirimbo Igitangaza ndetse n'Indabo zanjye ari ihindiri ari iki kintu bizafasha muri kiriya gitaramo mu guhypinga abafana. Yego urayibona gute? Murakoze cyane. Hari ikintu abafana cyangwa se abadukurikirana hari ikintu bitiranya, ntabwo kuba umwe azasohora indirimbo n'undi agahita ayisohora ntabwo bivuze ngo ni uguhangana kw'abantu babiri ngo byacitse, ahubwo ni ukwereka abafana yuko nyine hari icyo babateguriye muri cya gitaramo. Hari ikintu bazagenda hariya bafite ni package nk'uko babivuze ngo ni full package. Nabo bazagenda hari impamba bafite kuko basanzwe bazi indirimbo nyinshi zabo, hari izagiye zikoma zaba The Ben, izaba Bruce Melodie, ariko hari abazaba bagiye kumva indirimbo nshyashya z'aba bahanzi. Ukabona rero bizasiga isura ki ku gitaramo ku bantu bazitabira kugira ngo bazagaragaze ese ntabwo babona ko hari indirimbo ishobora kuzakundwa bigatuma igaragaza ko hari uruhande rumwe nyine rwatsinze ari kubera ko wenda iyo ndirimbo ariko atari kuba mu busanzwe nyine ari umuhanga. Yego urabibona gute aho ngaho? Muri iki gitaramo cyashize bigeze gukomoza ku kintu cyo kwikubira stage kwa The Ben. Ntekereza ko nibitaba akaba ari share buri muntu wese akaba ari participe akagira umwanya uhagije wo guperforminga ukuri kuzajya hagaragara. All right, thank you so much. Noneho ndababaza akantu kamwe buri wese urambwira buri wese arambwira nge nafashe nka team A na team B. Buri wese noneho agiye kumbwira ese ari guhere kuri ruhande The Ben, Bruce Melodie ndetse una duhereza impamvu wari ukike cyangwa se niba uri netre uvuga uti ira tariki y'ukwa ya mbere ukwa mbere izisobanure. Yego ndahera kwa Happy J, wowe uri kuri ruhande cyangwa nta rwuriho nawe uri mu rujijo utegereje ira tariki nkanjye? Ntegereje itariki ariko hari amagambo yatangajwe kuri uriya munsi. Bruce Melodie yavuze ko atatinya kuvuga ko ari umuhanzi wa mbere. Agisoza kuvuga iyo quote na Tiger B cyangwa se The Ben yes avuga ngo I'm one of a kind cyangwa se ngenekereje gushyira mu Kinyarwanda ndi umwimerere. Nibyo ntegereje nanjye ndi neutral ndategereje. Thank you so much. Kwese turategereje. Kogunaki wowe uri kuri ruhande team A, team Bruce Melodie, team The Ben, wowe uzaba uryamye hehe ku ruhande rwawe nka Kogunaki alike umusesenguzi dufite hano kuri pano uyu munsi? Murakoze. Ntabwo njya kure ibyo mwavuze, nanjye ndategereje, ariko ngiye mpamya ntashidikanya ko uwo fans izajudginga nka The Fest. Ngiye nanjye uwo muntu nzamwemera nka hari The Fest. Okay. Ako ntibizakura wenda ko nshobora kuba mfana mumwe ariko nzamwemera nka The Fest. Ako mu byukuri kugeza kano kanya ntabwo nanjye na determininga ngo who the first. Rero niyo mpamvu ntegereje nanjye iratariki. Murakoze. Urakoze cyane. Rero ngewe igitekerezo cyanjye hano kuri ibi bintu umunyakazi mu byukuri The Ben nani Bruce Melodie bro ni umukozi kabisa. Nitureba mu mwaka uyu mwaka tugiye gusesengura twareba umwaka ushize wose ingoma buri wese kurande rumwe abaragiye asohora buri wese The Ben, Bruce Melodie, ibitaramo ama concerts, collabos. Bro Bruce Melodie ni umukozi ni munyakazi pe. So kandi ntago The Ben nawe ari umuswa. Twabonye stage yakoze ni ibintu bya danje. So reka tubiharire igihe twe tubyita umunsi tuvuge tuti dushimire abantu badukurikiye, abantu badukunda kuri channel yacu Eme TV show, muri abantu bagaciro, muri abantu badanje. So you deserve all respect. Muri abantu batari kabisa turabakunda kandi tubahorane, twadukomeza kugenda tubahereza ibintu byiza umunsi ku munsi uzagenda uza. And then ibuka subscribe ingira au share au comment inziza zare zose uko mubona ibintu turabikunda. Just make sure muri abantu bacu kandi turabakunda cyane. Thank you so much for today. Eme, this is Eme TV show.